Mbanje kubasuhuza nizere ko mumeze neza. So uyu munsi ndashaka kubigisha icyo twita random English. Icyo twita random English. Nimvuga random English, wumve nyine icyongereza kiraho gisanzwe. Random English, icyongereza kiraho gisanzwe. So mbere na mbere murabizi ko buri gihe mbanza n'interuro y'umunsi cyangwa se interuro muzajya mwifashisha mu buzima bwa buri munsi. Iyi nteruro iravuga ngo only time will tell. Only time will tell. Iyi nteruro irasobanuye ngo igihe nicyo cyonyine kizatubwira. Only time will tell. Igihe nicyo cyonyine kizatubwira. Bivuze iki rero? Hari ukuntu uba uri kumwe n'umuntu agashaka kugucira urubanza cyangwa se ukumva umuntu nyine ari kugukritika cyangwa gusebya bitewe n'ibyo wakoze kandi wabikoze mu bushobozi bwawe. Jya mwandikira mubwire ngo only time will tell. Bivuze ngo igihe nicyo cyonyine kizatubwira. Yego, kubera ko burya ntawe ubuzi ibizaza cyangwa ntawe ubuzi ahazaza, ntawe ubuzi imbere hiwe. So nujya wumva umuntu akubangamiye ariko kubodaringa, jya umubwira ngo only time will tell. Bivuze ngo igihe nicyo cyonyine kizabasha kuba cyatubwira. So iyo ni interuro y'umunsi, muyandike mukomeze kuza kujya muyigenderaho muyibwira ababangamira. Umunsi icyongereza nshaka kubigisha ni icyongereza twavuga ngo ni icyongereza kiri casual when it comes to stylish. So reka mbaye nk'urugero, dufite ijambo rivuga salt. Salt bivuze umunyu, ariko sugar bivuze isukari. Salt bivuze umunyu, sugar bivuze isukari. So bivuze iki rero? Ari n'amagambo abiri ariko y'imbusane. So noneho ushobora kuyakoresha gute ryari? So umuntu ashobora kuguha icyayi ukamubwira ngo add more sugar. Umuntu aguhaye icyayi ugasoma ukumva ntabwo gikoze, ushobora kumubwira ngo add more sugar. Bivuze ngo ongeramo agasukari. Add more sugar, ongeramo agasukari. Murabizi add ni nko kongeraho cyangwa nyine guteranyaho, ariko no kongeraho. Add more sugar, ongeramo agasukari gahagije bisanzwe. Cyangwa ukabwira umuntu ngo I do not drink sugar. Ntabwo nywa isukari. Ubuse twavuga ngo ntabwo nywa isukari. Isukari se turayinywa? Cyangwa twavuga ngo ntabwo njya mfata isukari? Nk'abantu barwaye umuvuduko w'amaraso, abantu barwaye diabete, bavuga ngo ntabwo njya nywa isukari. Oya, isukari se twavuga ngo turayinywa. So reka tuvuge ngo I do not take sugar. Ntabwo njya mfata isukari. So I do not take sugar. Ntabwo njya mfata isukari. Yego. Ubwo ngubwo nk'umuntu uba urwaye amadiyabete cyangwa se arwaye ibintu by'umuvuduko bitamwemerera gukonsoma isukari, ushobora gukoresha iyo nteruro mu cyongereza ukavuga ngo I do not take sugar. Ntabwo njya mfata isukari. Ushobora kubwira umuntu ngo ibi biryo birimo umunyu mwinshi. Wamubwira ngo this food, ibi biryo is very salty. Birimo umunyu mwinshi. Ibi biryo biri very salty. Ako iyi ni tea. This food, ibi biryo is very salty. Birimo umunyu mwinshi. Salty. Ni ukuvuga ngo iri jambo salty bivuze umunyu, ariko iyo twongeyeho iyi y nyine tuba turi kuvuga ikintu kirimo umunyu mwinshi. This food is very salty. Ibi biryo birimo umunyu mwinshi. Ariko se ko tuvuga ngo ibiryo birimo umunyu mwinshi, uramutse uriye ibiryo ukumva biraryoshye, bwo wavuga gute? Ushobora kubwira umuntu ngo this food is delicious. Bivuze ngo this food is delicious, ni nko gushimira umuntu watetse umubwira ngo ibi biryo biraryoshye. This food is delicious. Ibi biryo biraryoshye. Ni mu rwego nyine rwo gushimira umutetsi, ukamubwira ngo this food is delicious. Ibi biryo biraryoshye. Mujya mukunda kubona ku byapa byinshi by'amaresitora handitseho ngo delicious food. Ubwo handitseho ngo delicious food bavuze ngo ibiryo biryoshye. Ku byapa mujya mukunda kubona handitseho ngo delicious food. Delicious food bivuze ngo ibiryo biryoshye. Delicious food. Delicious food. Ku byapa byinshi by'amaresitora muzajya mubona handitseho delicious food. Bivuze ngo ibiryo biryoshye. Delicious food. Ibiryo biryoshye. So reka aya magambo tuyaveho.
katuve kuri salt and sugar turebe n'andi magambo nkangahe umuntu ashobora kubagendera mu iminsi. Medicine umukobwa, Clyde dress. Ubundi hari ijambo rivuga dress rivuze ikanzu. Dress ko ntabwo ryari rigaragara. Dress rivuze ikanzu, ijambo rivuze ikanzu. Ushaka kubwira nk'umuntu w'igitsina gore ngo yambaye neza, utirumbwa ngo smart, ushaka kuvuga nice dress. Nice dress bivuze ngo undi nice dress ni nko kuvuga ngo wambaye ikanzu nziza. A nice dress, ikanzu nziza, wambaye ikanzu nziza. Ariko muri rusange ushaka kubwira umuntu ngo wambaye neza cyangwa waberewe, uramubwira ngo you are smart. You are smart. Ako nk'umuntu w'igitsina gore yambaye ikanzu ukabona uramubwira ngo nice dress, ikanzu nziza pe. Ako ubwo nijya yambaye ikanzu. Die Garage, der Hundi, Fenster, Tor, no, Licht, Teppich, Pillow, umusego. So, dufite irindi jambo rivuga pillow, bivuze umusego. Pillow, umusego. Pillow bivuze umusego. Ushobora kubwira umuntu ngo I don't like pillow. Ntabwo nkeneye umusego, ntabwo nkunda imisego. Umusego. Ariko ushobora no kubwira umuntu ngo I need pillow, nkeneye umusego. I need pillow, nkeneye umusego. I need pillow, nkeneye umusego. Yego. Ushaka kubwira umuntu irane pillow bivuze umusego. Intero ya mbere avuga ngo I don't like pillow, ntabwo nkunda umusego. Yakera avuga ngo I need pillow, nkeneye umusego. So nk'igihe wagiye mu rugo rw'abandi batavuga ikinyarwanda, ushobora kukubwira ngo tuguhe umusego, cyangwa ukavuga ngo I don't like pillow, ntabwo nkunda umusego, cyangwa ukavuga ngo I need pillow, nkeneye umusego. Yego. Reka turebe irindi jambo rivuga ngo ijambo rivuga fruits, rivuga imbuto. Fruits bivuga imbuto. Mujya mwumva ikigo cyitwa Fruit of Hope. Ubundi fruit bivuze imbuto, yavuze fruit of hope, bavuze nyine urubuto rw'icyizere. Yes, nyine yavuze urubuto rw'icyizere, ni nko kuvuga resultat zo kwizera. Fruit of hope. Hari ikigo cyitwa Fruit of Hope, bivuze nyine mbese ni urubuto rwo kwizera cyangwa resultat zo kwizera. Fruits ni imbuto. Ushobora kuvuga ngo I have eaten fruits. Nariye imbuto for breakfast, ku ifunguro rya mu gitondo. For breakfast. I have eaten fruits for breakfast. Nariye imbuto ku ifunguro rya mu gitondo. I have eaten fruits for breakfast. Nariye imbuto ku ifunguro rya mu gitondo. Ushobora no kuvuga ngo naguriye imbuto abana banjye. I have bought fruits for my children. Naguriye abana banjye imbuto, cyangwa nyine naguze imbuto z'abana banjye. Naguriye abana banjye imbuto. I have bought fruits for my children. Naguriye abana banjye imbuto, cyangwa naguze imbuto z'abana banjye. I have bought fruits for my children. Naguze imbuto z'abana banjye. So reka mfate aka kanya mvugane nawe ushaka kugura igitabo cyagufasha kumenya ikibazo minsi 30, dore ko icyo gitabo kirimo ibibazo 200 byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, akarimo uburyo bisubiza wemeza ndetse unahakana. Icyo gitabo kikaba kinasemuye mu Kinyarwanda, akarusho delivery akaba ari ubuntu, kikugira aho uherereye hose, nta tike bigusabye, nta kindi kintu bigusabye. You just have to pay only 6k, wishyura 6,000 kikakugeraho. Nimero 0729401229,
iyo niyo nimero mushobora kutubonaho, abantu mushaka icyo gitabo muri interested mwumva yuko mwakigura namwe kikabafasha. Thank you so much.